ese kabasuze kandi mufrize ibihe byiza mwumva mukurikirana MMS TV ibagezaho. Umunsi rero twiyiziye abiri batagatifu murababona andi kuri mugenzi wanjye akunda warisha nenge guha ikaze umunsi dukorana ikiganiro kimeze fresh turi mu mavuta ari byose nyine imeze neza. Gusa mbere yo kumwakira nabanza nkabwira ingingo tugiye kuganiraho tuzakuza turambura njye na mugenzi wanjye. So uyu munsi rero tugiye kuganira kubijyanye na transferi mu Rwanda ukuntu zikorwa, ziba zirimo abakomisiyoneri benshi. Turaza kubyibaza nabyo tubiganiro turebe ko hari umurongo nyine uhamye byahabwa kugira ngo amakipe arusheho gukomera kandi arusheho no kugira abakinnyi beza kandi badahenze. Turaza no kunyakira muri Rayon Sports rero turebe precision iri gukora, tumenye n'igihe Rayon Day izabera, byose turaza kugenda tubagezaho. Ndere n'imiteguro y'amakipe abiri azahagarara u Rwanda, haba CAF Confederation Cup ndetse na CAF Champions League nyafurika. Ubwo rero byose turaza kureba hamwe amakipe azahagarara u Rwanda muri amarushanwa abiri maze kubabwira, turebe se ziteguye gute, ese zihagaze gute, ese izahabwa amahirwe ni iyihe kurusha iyiteguye kurusha indi ni iyihe. Rero ni bimwe tugiye kuganiraho, wenda ntaza kugira indi ngingo izana turaza kuganiraho nta kibazo. Reka mbereze mugenzi wanjye ikaze kuri MMS TV. Ntabwo ari mu ikaze ko n'ubundi iri mu rugo, ariko reka mu ikaze ko ari njye uyu munsi ugiye kurora ikiganiro cy'uyu munsi. So rero reka nakire mugenzi wanjye niyo neza komera nakomeye cyane urakoze cyane ibuye ya zahabu. Uwagukata akaboko mbese yabonamo akantu k'akazahabu, yabona ibuye ntabwo urakoze cyane. Rero turanabashuhuje namwe abakurikiye MF Special TV, turabashimiye uburyo mubana natwe umunsi ku wundi, turabashimira uko mwatangiranye natwe urugendo mu gihe tumaranye, turabashimira muri abantu b'ingenzi cyane. Rero turabashimiye, tunabashishikariza kandi gukomeza gukurikira ibiganiro byacu byiza, byaba bya siporo ndetse n'ibiganiro bindi tugira, byaba ibivuga kuri politike ndetse n'ibyegeranyo bitandukanye. Turabasaba kujya mukomeza kudushyigikira kandi turabasezeranya kuzajya tubagezaho ibiganiro byiza. Rero mukore subscribe kugira mujye mubona ibiganiro byacu, mukore share ndetse muduhe na comment, muduhe ibitekerezo by'uburyo twajya tubagezaho ibiganiro, kuko mukwiye byiza. Imana ikomeze kubashyigikira. So mugenzi wanjye rero arakoze cyane. Ubwo niyo tugiye kuganira, mwamwumvise n'ubundi musanzwe muzi kuri MMS TV kubijyanye n'ibyegeranyo by'intambara. Ubwo ni bibi cyane ku ntambara, bana ku rugamba ariko ntabwo n'umuhanga kuvuga intambara, kuvuga intambara ntabwo ari umuhanga kuyirwana, ahubwo ni umuhanga kuzivuga. Mbese ubwo twabyita ko ari umuhanga mu kubara inkuru, n'umwizi wo kuyirwana ufite impamvu ituma urwanira igihugu cyawe cyangwa se urwanira n'indi mpamvu yumvikana. nabyo wabishobora warwana kuko ntabwo watsindwa mu buryo bworoshye gutyo gusa. Ubwo rero abakozi ba MMS TV ibyo navugaga njyewe ntabwo navuga mu kurwana, ntabwo nabona urwana kunava ko ntabwo turahuramo, ntabwo ndahuramo nawe, ahubwo njye navuga kuyibara nyine. Azi kuvuga intambara, azi kuyibara nyine, azi kubara inkuru zijyanye n'intambara. Ubwo rero niba utarabonye ibyegeranyo bye, wanyuze kuri MMS TV ukareba ibyegeranyo yagiye abagezaho, ibyegeranyo byiza bivuga ku ntambara zigiye zitandukanye, ibihugu byaba bigenda bitana mu mitwe nyine n'ibindi bihugu. So uyu nguyu ni mubi cyane rero kuri izo ntambara. Ubwo urumva rero nabwo namuzanye muri siporo uyu munsi, nabyo turebe ko nabyo yabishobora. Ubwo nitubona bishobora nabyo wenda harigeze zizamusaba ko dukora ikindi kiganiro kivuga kuri siporo, kuko ni ibintu bye cyane, ku ijwi rye ryiza kuvuga, arabizi cyane. Ndamukumbuje, niba utaramureba rero warahombye cyane, warakitswe. Nyakire kuri MMS TV, uduhe like, uduhe share na comment, nazo turazisoma tukanazisubiza bibaye ngombwa. Ariko comment mbi yo ntabwo nagushishikaza kwishyira kuri MMS TV. Ikinyamakuru cya mbere rero kibagezaho amakuru meza y'imyidagaduro myiza, intambara, politike n'ibindi bintu byose nyine kuri MMS TV yazigiye. Njye murambabwira ibyo bintu byo kwanga yazigiye, yaziye mwebwe kandi yaje kubana namwe kugira ngo irusheho kubageza amakuru meza atukumbuye kabisa, amakuru nyine tuba duhagaze 100% cyangwa se 110%. Kambivuga gutyo rero n'abatindiye, reka tureke kwizinga amagambo, agenda cyo kigenda kiducika. Reka dutangire kuri za ngingo zigeze yagiye babwira turibuze kuramburaho. Giye guhera kuri Mercato n'abakomisiyoneri bayo mu Rwanda rwacu. Bajya bavuga ngo ibere ry'abigenge n'ahantu bijya biba. Ubwo rero tugiye kuri ibere ry'abigenge bijyanye na Mercato uko ikorwa
ndetse na transfer ibyo byose bikorwamo turaza kugenda tugira rero tugiye kuberwamo n'uyu mugabo Ndabaja niwe ugiye kutubura kugira ngo tumenye ngo ese ari abantu bashakira amakipe abakinnyi n'abaha ibiraka byo kubashakira abakinnyi ese uri makosa ni umuntu wabaraho ikosa ni ko wazanye umukinnyi udashoboye kandi ahenze ikosa ryabarwa kuri ndero ryabarwa ko wazanye umukinnyi cyangwa ryabarwa ko watumwe kuzana umukinnyi ubwo rero tugiye kugirite kuganiraho n'izindi ngwara tuzirambura ariko tukazira kuri iyo ngingo bari munyamakuru urakoze cyane ariko nsubira inyuma gatoya ndi umusiporutifu ntabwo waje kungerageza ngo nubona ndi bubishore siporo ndayizi inama ariko niyo isanga cyane ibijyanye byose agamo cyane kuko byose ikimenyimenyi aho kuri muri sizi barebera kutuga muri comment barebe ibyo ushoboye nacyo mudamantamye muri comment mwandike ese ashoboye siporo cyangwa ashoboye ibijyanye n'urugamba cyangwa se ibintu bijyanye no kuba muri zinama muraza kutubwira muri buzi kuducira impaka kuducimaka ko ababurana babiri umwe bagize nkana ndaza kureba wigize nkana hagati ya Tiatina na Jean murakoze cyane mwe muri inshuti zacu kandi muri inshuti z'akadasohoka twaje kubaganirira namwe mwuje twabakira tukaganira kuko ni ikinyamakuru cyo kwisanzura ikinyamakuru cyo guhanahana ibitekerezo ndetse no kuganira mu buryo butandukanye iyo politike ikaganirwaho igihe umwanya wabonetse ndetse n'uwo mupira wacu udushimisha twese tukawuganiraho ndetse n'imyidagaduro kuko byose biradushimisha cyangwa se n'ubundi bumenyi butandukanye bw'ibivugwa hirya no hino mu isi rero dukomereje ku ngingo yacu y'umunsi n'ubundi nk'uko yahita yarabivuze ku bigendanye na Mercato cyangwa se igura n'igurishwa ry'abakinnyi ariko ku butaka bw'u Rwanda aho muri uyu mupira abenshi musigaye mubizi nko ku butaka bw'inyarugenge ni ukuvuga ngo ibibera muri uyu mupira mwagiye mubona ibiganiro bitandukanye twagiye tubaganirira tunabashishikariza ko namwe mwajya muza mukagira ibitekerezo mukaza tukicarana tukaganira uyu mupira wacu wo mu Rwanda kuko tugomba kugira uruhare rwo kugira ngo tuwuteze imbere tugomba kugira uruhare rwo kugira ngo tugire natwe ibuye dushyiraho kugira ngo ibitekerezo dutanga bijye bitanga umusaruro mu iterambere ry'umupira wacu mu Rwanda mu igura n'igurisha rero mu Rwanda hajya havugwamo ibintu byinshi kandi twese tujya dukurikirana bimwe tukabibona ibindi bikamenyekana nyuma Mercato yararangiye gukora ijambo yego ari nzi ko ngiye nsanzwe nzi ko abakomisiyoneri baba mu buryo kuranga amazu ibibanza nzi ko muri futuboro nyine habamo abakomisiyoneri abo bishe Nyarugenge n'ahandi n'ubwo komisiyoneri muri futuboro bishe Nyarugenge rwose ndetse nzi abakomisiyoneri baranga amazu ibibanza turi dutandukanye ariko muri futuboro y'u Rwanda yo n'u Rwanda ibindi nyine n'urasanga Nyarugenge yego niko bivugwa ariko kandi nagira ngo babwire yuko iyi mvugo ntabwo ari imvugo yo gupfobya abakora aka kazi ahubwo nuko burya nta hantu hataba original na pirate kandi burya urukungu rukurana n'amasaka mu murimo ni ukuvuga ngo rero ntabwo iyi mvugo kuba yaraje ntabwo yapfuye kwizana ni ukuvuga ngo dufite aba agenti beza babifitiye impamyabumenyi n'impamyabushobozi babyigiye kandi babikora neza niyo mpamvu mu Rwanda hari igihe hazanwa abakinnyi beza niyo mpamvu rero abakomisiyoneri nabo baziye muri icyo kintu igihe baje batarabanje gushaka ibyangombwa batarabyigiye ari uguteka imitwe gusa barahari benshi usibye ko bamwe bakora mu buryo bw'ibanga bakanakorana rimwe na rimwe n'abayobozi b'amakipe bagakorana n'abakinnyi urumva ni ibintu rero bihari ntabwo ari ibintu twavuga ngo by'ibihimbano n'ibitangazamakuru cyangwa abandi baba muri uyu mupira bajya babivuga birahari rero kandi ni ibintu byagiye biteza ingaruka zitari nziza muri uyu mupira
kuko ni ahantu umuntu agenda akazanira yenda umukinnyi ikipe runaka, yenda ntabwo turi bumentioning izina ry'ikipe runaka, imwe mu makipe akina mu gihugu cy'u Rwanda, bakamuzana mu by'ukuri atanakinaga, hanyuma bakamuzana yenda bamukuye nko mu ifamu yenda nk'imbarara, yari umushumba mwiza uragira wahira ubwatsi, cyangwa se yari umukarani nka Kisumu yo muri Kenya, cyangwa se akaba yari undi muntu ufite ibindi bindi akora, agarega nk'ibijumba zahemba n'imyumbati zawe, bakamuzana ari umugabo umusore ubyiringiye pe, wiriye neza nyine, akaza aje gusinya. Cyane ko amakipe amwe yo mu Rwanda ntabwo ajya akoresha tesiti, yamara kuza rero agashya bati ntawe uhamye, kandi yasinyiye ikipe imyaka 2 ku mushahara runaka. Ugasanga harimo ibibazo bya komisiyo yaguzwe na miliyoni 20 kuko yaje yiviriye mu ifamu cyangwa se ahandi hantu, abantu baze kutwumva nabi, ariko abantu nk'abo barahari baza gutyo gusa batanakinaga, barangiza bakaza agafata iyo myaka 2 akajya mu kibuga, mu by'ukuri nta musaruro ari buhe ikipe. Yasinyiye miliyoni 20 cyangwa se 10 na zingahe, yenda we bamuhaye 5, izindi zagiye muri ya komisiyo, ari naho turi kuganira. Komisiyo yabaye hagati y'uwamuzanye, iba hagati y'abamuguze, ariko duhita tugaruka tukubwira ngo abo bantu babikora baba bahombye, ko ahagarariye ikipe ari perezida w'ikipe, yakaba azanira iterambere ikipe, byose birangira bigarutse. Dore ko amakipe menshi yacu afashwa n'akarere n'uturere, birangira none bigarutse mu gihombo, akarere egari leta egari abaturage igihugu cy'u Rwanda. Ariko ni ibintu bishobora kwirindwa gute rero? Tunaganaga umwanzuro w'icyo kintu, ni uko amakipe akwiye, cyangwa ba nyir'amakipe cyangwa abayobozi b'amakipe bakwiye gukorana n'aba agenti bazwi kandi bafitiye ubushobozi, ku buryo ushobora no kumenya ngo mbere yo gukomeza, ku buryo ushobora no kumenya ngo niba yazanye umukinnyi uciriritse, icyo kubaza uriya ko yarabasabye twarakoranye, yego umenye ngo ndebezanga. Ariko abo basikama bandi, abo basikama nakitenga na basikama, abo bacuruza bagiye batabigira n'amahugurwa bakoze wenda ngo babyihugure nyine, bameze nk'abasikama ko ntabite nyine, kuko ntabwo ari abantu baba ari abanyabo, sibyo? Iyo rero hari igihe uvuga ngo ndagiye kubaza nde, kuba ati njya kubaza runaka, kandi hari amafaranga nariye nawe yariye ibiraza kugira ngo bigaruke nyine, bikaza kurangira ucecetse, ubuze n'umuntu wabibwira ko ngo ndatakira ndetse kandi nanjye mbifite uruhare. Mbere ariko uramutse ufite mu agent wawe wizeye, ngo uzavuka nyine kubona twanamukoze nandikanye bisobanura niba rero cyo cyaba igisubizo cyane n'umwanzuro wawe. Icyo kibazo dufite muri shampiyona cyangwa se muri merikato zikorerwa kuri ubu butaka, ni uko none bituruka mu bayobozi. Abayobozi baha urwabo abo bakomisiyoneri, bagakora ibintu babikoze nabi, kandi uwabazanye ababizi neza ko yamuzanye atabimerita. Ahanini baba banga ikirere. Abayobozi ni nabo bafite iyo virusi b'amakipe, kuko bamwe mu bayobozi, ntabwo ari bose, cyangwa se bamwe mu bo bakorana nabo baba bahaye uburenganzira, ariko n'ubundi umuyobozi w'ikipe niwe ufite uburenganzira n'akujyamo. Naho atari ugenda mu buryo buri diregite, aba afite undi ku ruhande yatumye akarugi umusoro ashakira abo bakomisiyoneri. Iyo rero nibo bafite iyo virusi. Iyo virusi rero tuteye ni uko nabishaka hazashaka umukomisiyoneri udashoboye, kugira ngo uwo mukomisiyoneri nawe ajye gushaka umukinnyi udashoboye. Nabishaka ibyo bintu byose azabirimita, abyimire bye kwinjira mu gihe. Niyo hantu ubona amakipe amwe n'amwe agenda agashira, kandi wumva afite amabija manini akomeye cyane. Ibyo rero biragenda bikava ku bakinnyi bikagera ku batoza, mbese ikipe ikarinda umuntu. Ntabwo turi buvuge amazina y'amakipe, namwe muri izi, namwe muri kubikurikira murayazi, ako njyewe navuga oya natanga urugero ku ikipe imwe. Ntabwo ari ngombwa kuvuga amakipe hano, ko ari igikoresho cy'amafaranga, urumva nka miliyoni 200, urumva ariko ukumvikana mu myanya y'imwe. Reka tuzabivuge shampiyona igezemo hagati nawe,
ushobora kumentioninga ikipe nonaha yenda yarikosoye ugasanga uri kuvuga amateka ya kahise kandi yenda abazaye amakipe nyine mwiyumve muze kumenya mugira ibintu mukosora ko turabakunda kandi tunabashyigikiye. Impamvu tuvuga ibi ntabwo ari ukubarwanya ahubwo ni ukugira ngo mubikosore tujye tubona umupira mwiza. Iyo bidakosoka tuzamena umuceri ubundi amakuru turayafite ariko katuba tubabika ibanga yakumukira ko mwakisubira ariko nimutagira uwo mukosora tuzamena umuceri tuba batera ubwoba tuzavuga ibihari. Rero ndumva igikwiye nuko abayobozi bakwiye gukosora ibyo byose kugira tujye tubona umupira uryoheye abanyarwanda, uryoheye abafana, kandi ibyo bikaba biha n'amahirwe umuntu ufite impano apana kujya kuzana abo bantu bazanywe ku gikomisiyo kugira ngo amafaranga y'igihugu cyangwa se y'uturere cyangwa abantu bashize amakipe ku giti cyabo usange barimo baratakaza amafaranga yabo ku bintu bitazagira umumaro mu makipe. Ndumva rero iyo ngingo ari icyo twayivugaho, tuyivuzeho turumye duhura ubutaha ubuyobozi tuzabivuga byose kuko dufite byose burara akazi dushizeho ntabwo twarega nyine kandi turifuza kuzatangira shampiyona neza. Nabo mwazanye nabo mubona badashinga mubirukane bagende muzane abantu bazima kugira ngo umupira w'ubugenge uzamuke kuri level, kuko iminsi tubivuga umupira w'u Rwanda wazamutse mu ihemba ry'amafaranga, ariko ikibazo ntabwo impano cyangwa se umusaruro bitanga no mu mikino mpuzamahanga ntabwo bizamuka. N'abakinnyi bange basohoka mu gihugu cy'u Rwanda baza gukina hanze ntibagiye bagenda ni bake cyane. Turashaka rero ibi bifaranga dutanga byinshi kandi bifasha ababihemba, turashaka bigendane n'umusaruro nabo batanga. Murakoze. Sawa, okay. Ubwo rero arakoze cyane. Ubwo iyo ngingo twari turimo tuganiraho irebana n'abantu bagurira abakinnyi amakipe yo mu Rwanda. Tiye kuri ngingo rero wari ukomoje ku makipe yifuriza na pera nziza, ariko bafite urundi rugamba rubategereje mu minsi iri imbere. Ubu mu minsi isigaye irwanirwa ku ntoki kugira ngo bita imikino ya CAF Confederation itangire ndetse na CAF Champions League Nyafurika itangire. Amakipe azagana u Rwanda ni amakipe abiri azwi anakomeye cyane, APR na Sport. Noneho zizagenda ari ebyiri kabisa. Ikipe tuzi nyine muri iki gihugu dufata ariyo makipe afite abafana benshi, ariyo makipe akomeye ahantu hose nyine bayiba yazamutse umufana abayuze. Noneho amakipe azagana u Rwanda mu minsi iri imbere arabona iminsi mike ngo batangira bakina imikino. Ese bitewe n'uko yaguze bitewe precision ziri gukora imikino yagiye itangira, amakipe yagiye atangira gukora, ese urabona wowe ni iyi kipe uhabwa amahirwe kuzagana u Rwanda neza muri amakipe abiri tumaze kuvuga ari Sport na APR? Ni ikipe yiteguye ku buryo ukaba ngiye izagana u Rwanda neza, tuzayishyiraho nyine tuzayihanga amaso hasi tuzayihanga. Yego, iyi nayo ngingo tugiye gusorezaho bakunze bacu, kuko tuba tubateganyiriza n'ibindi byiza inyuma y'aha. Turaza gusoreza kuri iyi ngingo tuvuga kuri aya makipe meza kuruta andi mu gihugu cy'u Rwanda. Iyo ni ikipe ya Rayon Sport ndetse na APR. Ni ukuvuga ngo ku cy'Amerika to bose baraguze kandi buri wese aba yigamba avuga ati naguze neza. APR yaguze ba William, igura ba Dawo n'abandi benshi. Abaganda yarabazanye bande yazanye abakinnyi benshi kandi koko bivuga ko ari beza. Rayon Sport nayo yaraguze abakinnyi benshi ndetse igenda inongerera bamwe amasezerano yari isanzwe neza. Ariko ni ukuvuga ngo umupira iyo tugiye gushyira ku munzani w'uburyo baguze, uyu munsi wa none ntabwo wabona umunzani wo kubapima ngo uvuge ngo uyu niwe waguze neza, kuko nubwo bigaragara ko hari aho baturutse, ariko aya makipe ntabwo uburyo akoramo ibintu byayo ntabwo bihuye. Ntabwo iyo ahuje sinzi bafana bati mu byumba. Ni ukuvuga ngo ndaguha urugero, APR ni ikipe yamye igura abakinnyi beza mu gihugu ndetse no hanze yacyo. Hanyuma yaba mu myaka yo kuva kera Rayon Sport yaguraga
classe ya kabiri, yaguraga classe ya kabiri haba no ku butaka bw'igihugu cy'u Rwanda no hanze yabo, cyangwa yenda hanze tubizi kuko twumva babazanye, ntabwo tuba tuzinjira ku ijana mu classe, ariko turi no mu gihugu cy'u Rwanda. Rayon Sports igura abakinnyi APR yamaze abeza bari mu gihugu nyine, kandi kuko nawe nk'umukinnyi bitewe n'icyo ushaka, cyane cyane ko abantu benshi baba bashaka amafaranga, APR ntabwo amafaranga menshi. Iyo uri umukinnyi uzize ko wakinira APR ku mpamvu z'amafaranga gusa, ukeneye n'ibindi bindi nkuko bamwe bajya babivuga, ibyishimo ngo bigendanye n'abafana n'ibindi byinshi, ibyo ni abafana babivuga ngo wajya muri Rayon. Tuba dukotinze ibyo abafana bavuga, ariko twisesengurira ibyacu bigendanye n'ibyo twari turi kuvuga. Bivuze ngo hagati ya Rayon Sports na APR uyu munsi ni amakipe akomeye cyane, twe niko tubyemera, ko tunabizi ariko sijya no kubyemera ko niko tubizi, ubwo nyine niko tubyemera kuko turavuga ibyo tubona uyu munsi wa none. Imwe iba ari iya mbere, indi ari iya kabiri, nubwo zitanganye ibikombe zifite mu gihugu, ariko igihe hanze ari naho turi kujya harimo n'ibyo tubonera mu Rwanda. Vuga ngo hanze buri kipe yose ifite amateka yayo meza, ibyabaye bibi twe ntabwo byo tuje kuvuga. Abantu bajya bavuga ngo APR ngo yatsinzwe iki, Rayon Sports nayo APR bati nyamara hari ukuntu nawe ugeze gukubita, ibyo ni amateka kandi nta kipe idatsindwa. Na za Manchester zatsinzwe 7 zitsinzwe iki, ibyo bibaho. Na za Barcelone yatsinzwe 7 na Bayern, na Brazil yatsinzwe bingahe by'Ubudage, ibyo gutsindwa bibaho. Ariko twivugire ku bigendanye n'amateka, APR urabizi ko yageze kugera muri kimwe cya kabiri cya Confederation Cup, cyitwa Winners Cup. Bamwe nyine kubera fanatisme ntabwo bajya bumva babyubashye, ariko yari yakinnye igera muri end final, kuko ni nkayo y'ubukungu kwenda icyo gihe yitwaga Winners Cup, ariko ubundi nkayo ni izina, ariko byose ni kuko n'irushanwa rya Cup. Aho bahinduriye foruma byaje bikomeye, ariko ntabwo twakwirengiza ingagiza ayo mateka ya APR. Ejo muri 2018 France habayeho ko habayeho amateka meza kuri Rayon Sports, igihe kimwe cya kane ishimisha abanyarwanda. Rero amatsinda yari yayavuyemo ivamo iya kabiri, natekereza iyo na US Majari muri Algeria isezerera Zihigika, Gor Mahia na Yanga, natekereza. Hanyuma ikomeza kimwe cya kane, iba ari yiviramo ariko ifite amateka meza. Rero icyo nari ndi gushaka kuganaho ni iki, izi kipe zose birashoboka ko zifite amahirwe niba kuko zaraguze neza nk'uko bivuga, kuko ntabwo ziratangira shampiyona ngo tubibone, yenda ngo tubone cyangwa bakina umukino ngo tubone imyitwarire. Imikino ya gicuti nayo turaza kuyivugaho gato, ariko imikino ya gicuti ntabwo igaragaza nyirizina 100% ubukana bw'ikipe, nubwo ntabwo ari 100%, kubera ko impamvu atari 100% ndabigusobanurira. Hari igihe umutoza bakikora amarotasiyo, guhinduranya nyine abakinnyi, akabikora we ashaka kumenya ubushobozi bw'umukinnyi, urumva bitandukanye n'igihe cy'umukino. Hari igihe akinisha umukinnyi abona ko anashoboye, akamukuramo mu minota na 50, abona ko yari afite n'ubushobozi bwo gukomeza, ariko ko n'umusimbura wakeneye ko nawe azamura urwego akamushyiramo. Ntabwo ari icyo gihe wavuga ngo wareba ikipe uburemere bwayo, kuko icyo gihe niba kwemo wowe ni warushoboye, egare ko ikipe ishobora kumanura morali yariho.
icyo gihe ikaza gusoza yenda inatsindwa cyangwa se ubona itagihumeka neza atari uko ikipe ikora. Ni ukuvuga ngo rero ayo marotasiyo ibyo biba bigishoboka nubwo ikipe itsindwa mu mikino ya gicuti ntabwo twayifesite tonde kuko nabyo biba ari igisebe ariko ntabwo nanone twayirimira y'itaka abakiri ibintu byinshi byo gukosora. Rero ni ukuvuga ngo zose zifite amahirwe, yaba Nyamukandagira mu kibuga, yaba Murera, Saro y'i Nyanza, bose bafite amahirwe. Ahubwo nanone icyo twavuga amarushanwa bakina aratandukanye n'uburemere buba butandukanye. APR we turasaba kwitwararika tukazitegura neza CAF Champions League kazagera kure hashoboka nk'uko mubona mu byifuzo. None se ubushatse kuvuga ko CAF Confederation Cup rero si ko izagera kure ko irushanwa iyo cyangwa nayo ikinisho rikomeye iyi CAF Confederation Sport ko ari izakina tuvuge ko twayihaga amazi ko izagera kure kubera iri gukina irushanwa risa nkaho ryoroshye cyangwa izabura amakipe yoroshye. Ntabwo ari irushanwa birakomeye, ntabwo ari irushanwa ryoroshye, bitaza kugira ababyumva nabi, ariko nanone ikipe ya mbere n'ikipe ya kabiri uko byagenda kose bivuze ngo muri amakipe yo hanze aba yatoranyijwe muri classe ya mbere nyine ajya muri Champions League abari kuri karibu abari kuri karibu igitego. Ariyo mpamvu natwe duhora twifuza ngo amakipe yacu mu kiganiro twakoze ubushize twarabivuze tuvugaho ngo ese kuki Mercato ishobora gukorerwa Rayon Sport na APR, umukinnyi ushobora kuza nyine muri APR na Rayon Sport hari igihe ushobora gusanga nta tandukaniro bafitanye n'uwagiye muri Gorilla cyangwa Bugesera, ariko ibyabatanzweho bikaba aribyo bitandukanye. Hawe ni wahe kubera iki? Kuki umukinnyi ukumva umukinnyi wari wateje ibibazo ngo agomba kujya muri Rayon bikarangira agiye muri Gorilla, kandi ibyo yasabaga muri Rayon ugasanga sijya hawe muri Gorilla. Bivuze iki rero? Aba bakomisiyoneri tubagarutseho gato bavize ikipe bitewe n'ibyo ifite, ariko ntibavize ibyo bagiye kuyiha. Niba wari ufite umukinnyi ugiye gushyira muri APR yenda bikaba ngombwa ko imyirengagizamo gake, ariko ibyo wakaga muri APR wamujyana muri Bugesera n'uba ibyo waka, uwo mukinnyi haba hagabanutse iki kuri we kuba ugiye kugabanya ibyo usaba umukinnyi aba yahindutse iki? Biba bivuze ngo uwo mukinnyi wamuzanye uba watuburiraga ikipe. Icyo rero nicyo dushaka. Aya makipe bari gushaka League aba afite ingorane. Warabonye uyu Fisto Kayibari uvuze ko Fisto rutayizamu wa Piramide uyu mukongomani mu by'ukuri wabonye urwego afite difference wagiye ubona za Simba hano utazaba ariko wanuza wa Azam urumva nawe abonye yagenze nawe arakomeye muri Tanzania hari abato bande bari kugenda basa nkaho basaza kuko bakoze byinshi ariko bafite itandukanye. Niyo mpamvu ubona Pega yari mu murongo mwiza wo kugenda izana umukinnyi ubona ko aho yarari yageragezaga. Rero tudacanze abantu cyane nuko icyo twifuriza amakipe mu gutsinda ni ukugera kuri heza hashoboka bakagera muri kimwe cya kabiri cy'amarushanwa barimo bakanarenga intege n'izaza ntacyo rwose aho igikombe twatugikeneye, ariko nibagira endemi final twebwe ewana tuzakora ibirori tuzakora ibirori kandi turabyifuza. Turamura amakipe, aya ni amakipe dukunda twese, ni amakipe meza, ni amakipe atanga imirasho, ni amakipe atanga ibyishimo kandi nayo dutezeho ibyishimo mpuzamahanga. Bityo rero ni ukuvuga ngo igihari ni uko
amakipe yose afite amahirwe, gusa niyitegure neza kandi na bya bintu bijya biza hagati yabo mu bayobozi mu bakinnyi babireke, ahubwo bategura abakinnyi babo neza, kandi baracyafite iminsi yo kuba bakosora n'ibitarakosoka mu bakinnyi, kuba hari imyanya itaruzura bayishyiramo abakinnyi. Ubutaha tuzaza tubasesengurira umukinnyi ku mukinnyi muri aya makipe mu gihe Mirikati izabisa nkaho mu kiganiro cya vuba aha ngaha mu mpera z'icyumweru cyangwa icyumweru gitaha tureba ku ruhande rw'abataka, rw'abakina hagati ndetse n'uruhande rw'inyuma, tugende tureba umukinnyi ku mukinnyi tunabalansinga amakipe yombi kuko anafitanye n'umukinnyi wa memu wa Super Coupe. Turebe ngo umuzamu ku muzamu, defense ubwo guturuka ku mpande 2 3 4 5 tujya hagati 6 8 10 tumanuka kuri baba 7 11 tunareba no kuri point icyenda, turebe ngo aya makipe balance bimeze gute urumva. Hanyuma undi munzani mwiza tuzahabwa na Super Coupe. Ewana turi tayari rero kurindira uko umukino uzamera, kandi tuzaba tunahabaye, ibi byose tuzatubikurikirana gatanu kuri gatanu. So ubwo reka twasoreza aha ngaha, ariko mbere ko tuzoza ikiganiro cyacu reka twaganisha umuryango wa Mukura muzi n'ababwiye afanaga Mukura cyane ese kana barangiye ari umufana wa Mukura ndetse n'umufana w'Amavubi ukomeye cyane, n'incuti mwiza y'Huye, akaba yitabye Imana. Reka twaganisha umuryango we uko nyine bigenda mu isi, uko bigenda twese turabagenzi, ariko reka twizere ko Imana izemo tumwifuriza nyine uko ndashima izamutuza heza, aya mubyeyi nyine ushimisha abasportifu muri rusange, mu bisiga irangi kabisa, akora urugendo n'amaguru aza ku kibuga. Urumva yakundaga Mukura, akunda n'amasportifu muri rusange. Amasportifu nubwo yakunze w'ikipe ya Mukura, ariko yakundaga siporo muri rusange. Ni umukecuru wagiye areba imikino myinshi ishoboka y'Amavubi, ya Mukura yo ntabwo yivaga inyuma, yari mama Mukura koko. Rero yatabatse ku myaka 103, yari nyinshi yarareba kabisa, yari mukuru, ariko Imana imutuza heza kuko kuri isi bimeze abanyamukura ndetse n'ikigo muri rusange n'abanyarwanda mu n'abasportifu muri rusange. Kandi numva igihe cy'umuntu kijya kigera n'ubundi, ubuzima bukategera iherezo, nta kintu kitagira iherezo muri iyi si. Ubundi numva n'igihe cyo gutabara umuryango nicyo kizamenyekana abasportifu bizatabara umuryango cyane. Rero nawe ukabisora nyine twabwiye ubu nyine muri akabaro k'umuntu bigeze ngo sosiyete nyarwanda, sosiyete y'abasportifu nyine batandukanye n'atabimenyesha ko yamenyekana itariki nyine yo gushyira n'ibindi ntabwo wese uko bizajya igikorwa byose tuzabigezaho aho yose tukigira abahabereye nicyo yaziye. Urumva bari twasoje hari n'umuntu utebye cyane ubyibuka arakavuga yize gukora avuga ngo siporo bazayinyaza. Ubwo rero abakantu nyine ntabwo baza ukamwibukiraho. Urumva rero abari siporo namwe nyine twihangane nyine ko twabuze umuntu nyine w'ingenzi muri siporo nyarwanda. Abagiye no gutabara dore bo bari i Nyanza, bagiye gutabara bagenzi babo bahuri mu bo basportifu cyane, bagenda batabara rwose, bari muri Sport Week, kandi nabo tubifuza gukomeza kugubwa neza muri pre-season bazagaruka i Kigali bameze neza, baba buzuye imyuka. Tuzajye kubareba bari mu mikino itandukanye, haba ku myitozo mu nzove, haba no ku mukino wa Super Coupe uri mu minsi iri imbere, bameze neza, haba kuri Rayon Sport Day. Mbese tubifurije kumererwa neza bantu bari siporo, kandi turabashimije kandi tubifurije bari twatuma amata y'inyamuko nabonye ari kuzikutezaho cyane. bare muri Nyanza uzasana amata gatiriho ku mafamu y'amata, afite amafamu ari hepfo. Ntabwo nabasaba inka kuko ntabwo mwami inka, kandi umuntu agabira uwo asanzwe azi nyine, nta muntu ugabira umuntu atazi.
nisaba icyo nshoboye uzazanira amata nta ribi ariko barakuzi inshuti yawe se uzazanira amata nta kibazo uri n'umufana wawe ndabizi uzazanira amata nta kibazo kuvugira kuri kamera uzazanira amata nta kibazo rata imbugara nyina ariko ntabwo biteye isoni ifana n'amavubi ni ikipe nziza fana ikipe y'igihugu Amavubi yo fana izuze ntabwo gusa nyine ikimenyetso mpoze bareyo nakibonye ikimenyetso mpoze ubwo rero umureba ibumoso rero ngiye ndarenga reka dusoreze ahangaha ibindi biganiro kuri MFC birakomeje TIT ndetse na mugenzi wanjye ndabaja byose nyine ko breaking news n'ibindi biganiro byinshi mutegereze mwebwe ibiganiro byaje vuba cyane kuko bigiye bageraho buri munsi twaje twizera n'abantu no kumaragiye tubaza ko twagiye tutagikora ubu none twaje tuje kabisa twariye kuri Gumino urumva rero dufite gutanga so rero ka dufize ibyo byiza kandi tubasaba ko mwakomeza mukabishyigikira yaba mu buryo bwo gutanga ibitekerezo waba ufite ibiganiro batubwira yaba waba ufite ubutumwa ushaka kugeza ku bantu ukabusha kuri MFC TV ndetse n'ubuhamya turabwakira nta kibazo. Ubwo rero iyi channel ni yanyu, iyi televiziyo ni yanyu, ntabwo ari yanjye ntabwo ari ahubwo ni yanyu muri rusange kuko nimwe dukorera nimwe tuma tuza tukavuga umunsi tukagaruka nimwe nyine dukorera. Ubwo rero muri abigenzi nyine kuri twe so rero turi kumwe mukozi mu gihe bwiza gashoboye kugenda muri kimwe nziza abakunda cyane ciao bye bye.